mu gifaransa baryita le ciel astral. Ugenekereje mu kinyarwanda ushobora kuryita ijuru ry'ibimurika cyangwa se niyo mibumbe yindi nayo iri hanze y'isi, noneho yo ituye kure y'aho izuba rituye, kuko izuba niryo duturanye kurusha ibindi byose. Ubwo rero iryo juru ushobora kuryita ijuru ry'ibimurika, ijuru se ry'indi mibumbe ituye hanze y'isi, ijuru ryo hanze y'ikirere cy'isi. In heavens he has pitched a tent for the sun. Ngo mwijuru mu majuru ngo yahabambye ihema aribambiye izuba. Wari uzi ko abantu bajya muri ayo majuru bakaba bazi ko bagiye mu ijuru ry'Imana, ariko iryo juru ntago ari uko barijyamo. Ijuru ry'Imana rijyamo abera, ariko ikijyanye no kujya gutembera mu rurembo rwera, ikijyanye no kujyanwa mu ijuru rya gatatu, nuko ukitondera bene data, ntago ari ugupfa kujyayo gutyo gusa. Ngo hari abahanuzi bashobora guhanura bakoreshejwe n'iyo myuka, nk'uko tubonye n'abariya bo kwa Ahabu byagenze kuriya, ndetse n'aha ngaha tubonye mu Batesalonika yuko Imana izabohereza iyo myuka. Twagiye tubabona ari nabo twagiye duhura nabo tukabasengera, ariko kubw'inyota y'umwuka wera adakijijwe usanga ari mu mwobo, ubwo ndavuga mu buvumo, ari mu mashyamba, akamara y'icyumweru akavayo akajya kundi musozi, akavayo akajya mu mazi gutyo, ariko wamushaka y'imbuto ukabona ntaza afite, mu minsi mike ukabona atangiye guhanura, ukibaza uyu muntu umwuka wera yuzuye, umwuka w'Imana ni umwuka wera koko wera. Mu Rwanda numvise babita barangi, je nabumvise kuri radio rimwe numva bo bita bamarayika barungi. Bari abantu barakurondora bakakubwira n'ibyo wakoze n'itariki warumiyeho mama wawe ibera uri konka, bakubwira ibintu byose byakubayeho. Abantu rero bashiturwa n'imyuka y'ubuhanuzi gusa, akaba yabyirukankira adashatse kwera kw'Imana kuri muri ibyo bintu. Hari ikindi wari wabajije kijyanye n'abapfumu, ngo mbese abapfumu bakorera mu ijuru rya mbere cyangwa irya kabiri? Nkuko twabivuze, ijuru rya mbere ni ijuru rijyanye n'ibyaha byizingira ku bantu, ube apotre, ube archbishop, ube petit frère de Jésus, tous les titres zose ushobora kwiha, nta nimwe ikanga Imana. Hari abantu nibuza wabonye baba bafite iyo myuka kandi bazi ko ari ukorera Imana, ese niki cyakubwiye ko ari ukuri ari iyo myuka ibakoresha? Urakoze cyane, umbajije ikibazo gikomeye cyangwa ibibazo bikomeye. Ndinginga cyane umwuka wera kugira ngo agusubirize muri jewe. Ibyo bintu uko ari bitatu, imbuto, impano n'intwaro, bitegerezwa kuboneka mu muntu wese wavutse ubwa kabiri uvuga ko yuzuye umwuka wera. Buriya naje gusanga gukizwa n'ubuntu, ariko kugira ngo noneho wegerane n'Imana, kugira ngo ukure mu byo wizeye, biragusaba igihe. Hari icyo ugomba kwishyura, hari igiciro cyitwa igihe. Nukizwa ntuhe igihe cyawe Imana, ntujye mu ijambo ry'Imana mu gihe cyawe ufite, ukaguma witwa ngo naravutse ariko sindi gusoma ijambo ry'Imana. Ijuru rya kabiri ni ikirere kirimo imbaraga z'imyuka, imyuka iha abantu guhanura, imyuka iha abantu gukora ibitangaza. Iyo wumvise ngo pasiteri runaka ngo yagiye kuzimu bamuha imbaraga z'ibitangaza, ni muri iryo juru nta handi. Aho ngaho niho hari gukora mu buryo bw'ibitangaza na manifestation y'imyuka. Ariko mu kumpanurira atangiye kuvugana nanjye, nagiye kumva numva wagira ngo n'ikiganza kindiho kirimo kinsunika neza. Umugabo ambuza amahoro nkumva arashaka kunkubita hasi, kandi ari hehe? Ari kuri podium hariya imbere, nanjye ndi inyuma. Yahanuye ndimo mvuga nti mu izina rya Yesu nta mbaraga zose z'umubi zankubita hasi. Hari umuco, niho nahise nsobanukirwa ibintu bibaho hantu. Umugabo wari undi inyuma yaje nyine muri baba protocole bahita biruka baje kugusama ngo utagwa yenda ukambara ubusa. Ngiye kubona mbona urangi, ubwo ntangira gukebuka ndeba inyuma ibintu biri kuba. Umugore wari umuri iruhande arirenga baraguye. Ibi birasaba ko tubyiga twitonze cyane, kuko iki kirere twagezemo ndumva iri joro rya kabiri rikaze. Aha niho tugeze hakomeye cyane. Bibiliya yagarutse kuri iyi myuka uburyo ikorana n'abantu mu isi. Numva ijwi rirahamamagariye, rimaze kumpamagara rirambwira ngo rarama urebe hejuru. Ndararama ndeba hejuru, mbona mu kirere kure cyane, nakibonyeyo nkibona n'imitwe 7, mbona amaso 18 ninge arimo arareba, cyandebanaga umujinya n'uburakari ntabona uko mbivuga. Ubwoba buranyica cyane, mu gihe burimo kunyica numva ijwi rongera rampamagaye, Arike ni Karame, ubonye iki? Umbwirira abantu ngo nibamenye uwabahamagaye, bamenye n'uwo basenga uwo ari we, kandi bamenye uwo barwana uwo ari we, hari ikiremwa cy'umwuka kandi gifite imbaraga. Ubambwirire ngo uko amasengesho yabo bayagaburira kiriya kintu ubonye, iriya nyamaswa,
niko igitsuri cyanjye kirushaho kubabaho cyane. ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, kandi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Reka nongere musuhuze inshuti mukundwa, mwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose, kandi tunagushimira kuba umwanya ufata ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana iguha umugisha cyane rwose, kandi Imana ikomeze kwagura muri byose, Imana iguhezagire, niko abarundi bavuga. Turashimira Imana rero ikomeza kugenda iturinda kandi ikatwongera iminsi yo kubaho kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa hirya no hino, abantu barusheho gusobanukirwa Imana. Nubwo bitoroshye gukuramo abantu ibintu bamize cyane, turavuga abantu bari mu madini, naho abatayarimo bo biroroshye kumva ubutumwa bwiza. Nayo mpamvu Yesu ageze muri Isiraheli byaguranye cyane kugira ngo akize buriya bwoko bwa Isiraheli, harimo n'abanyamadini, abatambyi n'abafarisayo ndetse n'abanditsi n'ibindi byiciro byari birimo aho ngaho, kuko bari baramenyereye imihango y'idini cyane, bakumva ko ari honyine bakura Imana. Biragoye rero kugira ngo umuntu umuvanemo ibyo bintu yamize ari byo yavukiyemo akabikuriramo, aba yumva ko ariko kuri kuzuye. Ariko kubw'imbaraga z'Imana n'ubuntu bwayo izaza igenda ifata umwe umwe, n'ubundi ntabwo twizera ko abantu bose bazakira cyangwa se bazakizwa cyangwa se bazajya mu ijuru bose. Ni ubushake bw'umuntu kurokoka cyangwa se kumenya inzira yacamo y'agakiza. Icyo tuzi neza ni uko abatoranijwe ubwami bw'Imana bazabubona. Imana ibaha umugisha cyane. Rero turagarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi, ndetse n'umubyeyi wacu Mama Clarisse guturuka mu Bubiligi, kandi mu by'ukuri gashimira abantu mwese bwo kugenda mutwandikira mutubwira ko ubutumwa bwiza ari butambutsa kuri iyi channel uri kubafasha. Ibyo nabyo biratwankuraje kandi nabo bikamwankuraje kugira ngo amenye neza ko ari mu muhamagaro kandi Imana iri kumwe nawe. Mujye mukomeza muri izo comment, kandi nutumva ibintu neza nta kibazo rwose yakwandika tukamenya uburyo tugorora ibintu neza. Murakoze cyane. Reka tumwakire rero, hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu Ijuru n'Amajuru. Mama Clarisse, murakoze cyane ko mwikaze. Turakwakiriye cyane, gira amahoro y'Imana. Amen amen. Shalom shalom kuri twese. Umeze mute aho ngaho muri ibyo bihugu by'i Burayi? Turashima Imana cyane. Umwami Imana akomeje kubana natwe, nubwo induru z'intambara zirumvikana mu isi yose, cyane cyane hano iruhande rw'iwacu, ariko ntacyo twabikoraho, ni ukureka ibyahanuwe bigasohora. Isi irimo kuramukwa kuko umugeni agomba kuyikurwamo vuba cyane. Yesu yaduhaye kimwe mu bimenyetso, ni uko tuzumva intambara n'impuha zazo. Rero ibimenyetso nibiza ntago twe turi mu bahungabana, ahubwo turi mu barushaho kwitegura nk'umugeni ugiye gusanganira umukwe. Kandi koko muregeranye na Ukraine n'Uburusiya? Aho hose ni Burayi nyine, ni hano hirya y'iwacu. Abahunga bari kunyura za Polonye bakaza bakagera n'aha ngaha. Muri iyi minsi abantu bari gusengera ibiri kuba musengereye cyane abirabura bari muri Ukraine, kuko nakomeje kubona ko bafite ingorane. Baragera ku mupaka bakabarobanura, bagahitisha aba Ukrainian n'abazungu bose bari muri Ukraine. Abirabura bakamara iminsi 2-3 ku mupaka barimo binginga ngo nibabareke binjire. Rero dusengere abaturage bose b'inzira karengane bari muri ibi bintu, ariko a special thought kuri bene wacu bazira gusura uruhu rwabo, bazira ko basa natwe. Ubona hari ikintu kiri spiritual gituma amahanga yose adutinya, gituma amahanga yose turayakanga, tuyatera ubwoba. Ntawe ushaka kutwakira byoroshye, ariko umuremyi wacu we yiteguye kutwakira tubera ubuhungiro. Rero dusengera ababene wacu baragowe pe, ku mupaka hari ivangura riteye ubwoba, ariko Imana igira icyo ikora abahunga babone ubuhungiro mu izina rya Yesu.
amina, haleluya. amen. Ni ugusenga byo rwose, ariko kandi nyine nko kuvuze ku munyabwenge ari kubona ko isi iri hafi kuvukisha umwana, kuko Yesu yaravuze ngo ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, kandi aravuga ngo nitubibona tuzararame twubure imitwe yacu, ko gucungurwa kwacu kuzaba kwenda gusohora. Amen. Ku bana b'Imana rero bo ubu hari ibyo baba barimo kugenda biga kandi bituma baba maso. Turabasengera, tuzakomeza kubasengera kandi Imana iragira icyo ikora. Reka twinjire mu kiganiro cyacu dusengera, n'ubundi Imana ituyobore kugira ngo kibashe kugenda neza. Murakoze cyane. Mbere y'uko nsenga, ndifuza guha abantu badukurikiye intashyo z'umwami wacu nk'uko ziboneka mu gitabo cya Yohana 8:31, ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana ibaha umugisha. Aya magambo ari ku mutima wanjye wo kubwira abantu ngo umwami Yesu ari kubwira abayuda bamwemeye, ari kubwira abanyarwanda bamwemeye, abarundi bamwemeye, bene wacu bose bamwemeye, ngo nimuguma mu ijambo ryanjye. Abantu uyu munsi bari kumaranira kuguma mu madini, bari kumaranira kuguma mu madenominasiyo runaka, ariko ikizakugira umwigisha wa Kristo ni ukuguma mu ijambo rye, ngo kandi uzamenya ukuri nuguma mu ijambo rye, uko kuri nawe kukubature mu mbaraga z'ibyaha, mu mbaraga z'amateka, mu mbaraga z'ibyagusubizaga inyuma, mu mbaraga z'umwijima zose zikuboshye. Uko kuri niko konyine kubasha kukubatura kugira ngo usingire gakondo yawe. Dusenga Imana. Turagushimiye mwami wacu, turagushimiye yuko wadukunze urukundo tutabona uko dusobanura. Urukundo wadukunze ntabwo umubyeyi yarukunda umwana we. Mwami Imana, urukundo wadukunze ntabwo umugabo yarukunda umugore we, cyangwa umugore ngo arukunda umugabo we. Oya Mana, ni urukundo rurenze ibyo ubwenge bwacu bubasha gutekereza, ndetse urwo rukundo rwaguteye gusiga ubwami, usiga icyubahiro, ngo wabonye gushushanywa n'Imana ubwabyo bitari bikwiriye mu gihe umuntu arimo arimbuka, nuko nguhitamo kwambara akamero nk'ak'umuntu. Mwami wanjye, uraza uza mu byawe, ariko abawe ntibakwemera, barakugambanira, barakwica, bakugirira nabi, kugeza ubwo mu isi utigeze ubona naho warambika umusaya wawe. Ibyo byose kubera urukundo wakunze umwana w'umuntu. Mwami wanjye, ugera ubwo umanikwa, mwami wanjye, kugira ngo uwubuye amaso wese akakureba ahabwe agakiza gaturuka mu gucungurwa nawe, ahabwe gutsindishirizwa guturuka mwami Imana mu kumeneka kw'amaraso yawe. Uko niko wadutsindishirije mwami wanjye, utwemera tutarabo kwemerwa, twebwe abatari ubwoko duhindura ubwoko. Mwami wanjye, icyubahiro kibi cyawe Papa. Natwe turifuza mu mitima yacu kugira ngo tubereho mwami, kugira ngo dufate icyo wadufatiye. Mwami wanjye, turifuza kugira ngo umwana w'intama w'Imana watambwe abone icyubahiro n'amashimwe aturuka mu gitambo cye binyuze muri twebwe. Wagize neza mwami kuducungura, wagize neza kudushaka ukatwironkera nk'ubwoko bwera, nuko natwe reka tubeho kubw'icyubahiro cyawe, kandi dusohoze mwami wanjye umugambi wawe tukiriho. Mwami, muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Nta by'ubwenge dufite, nta buhanga budasanzwe mwami, nta bumenyi twahawe, ndetse ahari twasa n'abatarigishijwe, ariko muri aka kanya ngwino ufate posesiyo y'ibitekerezo byacu, ngwino uganiriza abera bategereje ibyawe mwami wanjye, kandi ijambo ugiye kugabura uyu munsi ribe Uwiteka irituma abantu barushaho kukwifuza, ribe irituma abantu bahindukira bakava mu ngeso zabo mbi bakakwegera mwami wanjye, kuko ari wowe banze ryo kwizera. Kandi Uwiteka, nta yindi nzira twahawe ikugeraho ijya mu bwami bwawe itanyuze muri Kristo Yesu.
urakoze mwami wanjye, tunganya imitima yose Uwiteka ije kumvira ijambo, kandi ndasenga kugira ngo na ba bandi Imana y'iki gihe yatwikiriye kugira ngo batakire umucyo w'ubutumwa bwiza, mu izina rya Yesu icyo gitwikirizo kigwe. Uwiteka ab'Imana y'iki gihe imaze guhuma ubwenge, icyo gitwikirizo nikigwe, maze bakire ukuri kw'ijambo ryawe, bahindukire Uwiteka bajye mu nzira ijyana mu bugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Hanyuma ndibwira ko ubushize ubwo duheruka twari turi kuganira ku ijuru rya mbere, aho twabonye ko ari iki kirere kigurukamo indege, kigendamo inyoni n'ibisiga, ndetse aho wanatweretse ko aricyo kibitse imvura, n'ububiko bw'Imana bubitse imvura. Ariko unyumuza kutwereka yuko nyuma y'ibyo ngibyo hari indi myuka igituyemo, nk'uko twabibonye muri Bibiliya igenda ibyerekana haba mu Efeso hose. Iki kiganiro abantu benshi bagikunze, baratwandikira bati rwose ibi bintu birumvikana. Hari n'abatwandikiye bavuga yuko ngo benshi bari bazi yuko Satani ahambiriye, ariko ngo barasobanukiwe, kandi ngo hari n'abanyamadini babyigisha. Ya rero uyu munsi sinzi icyo waduteguriye, turakomeza irya mbere, turakomeza irya kabiri. Uyu munsi turinjira mu ijuru rya kabiri, ariko tutararyinjiramo ndashaka kubwira abantu ishyano twagushije mu bintu bijyanye n'amadini turimo. Haje ubutumwa bwo kuryohera imitima y'abantu, sinzi niba ubyumva. Haje ubutumwa mu itorero cyangwa se mu madini bwo guturisha imitima y'abantu n'amarangamutima y'abantu kugira ngo baryoherwe, bumve ko niyo tuvuga agakiza tujye tukagarukaho abantu bumve ngo agakiza ni iki. Ese abari muri aya madini bose barakijijwe? None se ni iki cyakureheje uza kuri Kristo? Waba wararehejwe n'ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa n'ubuhamya bw'ibyo yakoreye abandi? Kubera ko Yesu bigeze kuza kumureba, arangije arabitegereza, arababwira ati basha, mwebwe ntabwo muzanywe n'ijambo ryanjye, ahubwo muzanywe na ya mitsima natubuye mukayirya. Akenshi abantu babona umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza bakawumara batanga ubuhamya bw'imitsima Imana yatubuye mu buzima bwabo. Ni byiza ko dutanga ubuhamya, ariko tugira umwanya w'ubuhamya, tugira umwanya w'ubutumwa, tugira umwanya w'inyigisho, ikintu cyose mu mwanya wacyo. Niba ufashe umwanya wo kubwiriza ijambo ryiza rya Kristo ritandukanye n'ubuhamya bwawe, wishingira ibyo ugiye kubwiriza ku buhamya bw'imirimo Imana yagukoreye, kuko abo uri kubwira bashobora kuza bakurikiye ubwo buhamya, bakaza kugira ngo Imana ibakorere ibyo yagukoreye, kandi yenda bitari muri gahunda y'Imana kubibakorera. Kuko ntabwo Kristo yaje kugira ngo turongorwe, ntabwo Kristo yaje kugira ngo twubake amazu, ntabwo Kristo yaje kugira ngo bya bitangaza byose arabikora kugira ngo bitubere ibimenyetso, bitubere ibihamya, ariko ntabwo ari icyo cyamuzanye. Yaraje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Usanga rero ubutumwa buhari butuma nyine haza n'izo nyigisho ko Satani aboshye, ni bwa butumwa bwo kureshya amarangamutima y'abantu, kuryohereza amarangamutima y'abantu, be kubabwira ibintu bishobora kubatera ubwoba. Kandi nyamara ubu butumwa ntabwo bugenewe gutera abantu ubwoba, ahubwo bugenewe kubabwira intsinzi iri muri Kristo Yesu, we uri hejuru y'ayo majuru yose. Haleluya! We wamanutse akajya ikuzimu, we wanyuze muri ayo majuru yose akahibonera icyubahiro. Rero dukwiye kwinginga Imana kugira ngo abantu b'Imana bongere bagire inyota yo kunywa amata meza y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ntabwo nzi niba ushobora kuba waraje kuri Kristo ukurikiye ya mitsima yahagije abandi. Waje se kugira ngo akubakire? Arabikora pe, ariko si cyo cyamuzanye. Waje se kugira ngo aguhe inzu? Agira ati yabikora pe, ariko ntabwo ari icyo cyamuzanye. Dukwiye gufokasinga ubutumwa bwiza ku cyazanye Kristo, kuko yaraje kugira ngo atwimure, atubwire iby'ubundi bwami dukwiye kujya kubamo dusize inyuma iyi gakondo turimo.
iyi gakondo turimo irimo irashirana no kwifuza kwayo, na bene yo ubwayo nibo bari kuyimarira, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza azava. Hari umuririmbyi uri kumfasha muri iyi minsi, ndakeka yitwa Sahihi, ntago izina rye narifashe neza, ntago nari nsanzwe ndyumva, ariko yaririmbye indirimbo ivuga ngo mukunzi wanjye unyitaho, ntekerezaho wansize, yuko wansize mu icumbi, ngo wasize umbwiye ko ugiye gutegura aho tuzaba mu munezero mwinshi. Aravuga ngo imvura ibaye nyinshi, ngo iyo ndirimbo urayizi? Iyo ndirimbo abantu benshi bakunda gakondo bakunda guhora bayireba, numvise bayizi, kuko ni imwe mu ndirimbo wakwita iz'amazamuka muri iki kinyejana cyacu. Ni indirimbo uriya muntu w'Imana, umwuka w'Imana yamujeho, arangije amuha indirimbo y'amazamuka muri we. Hari ahantu agera akavuga ngo mukunzi uzaza ryari se, ko ababisha bankoba, ariko ngo iyo bankobye ngiye mbasubiza iki? Ndavuga ngo jyewe mfite umukunzi umenyera ubuzima. Haleluya! Bene data, ibyo wanyuramo byose dufite umukunzi utumenyera ubuzima, ariko icyatumye aduha agakiza ntahita adutwara mu ijuru nuko yagira ngo dusigare hari abandi bantu tubwira iby'ubwo bwami, cyangwa se hari abandi bantu abwira iby'ubwo bwami anyuze muri twebwe. Imana rero ibaha umugisha. Reka twinjire muri iri juru rya kabiri. Ijuru rya kabiri ndumva sindi bukorere zime y'ibyo twabonye mbere, bimaze kuba byinshi, ahubwo utarabyumvise ashobora gusubira inyuma akabyumva, akagenda kumva amavideo yandi yatambutse kuri introduction ku ijuru rya mbere. Ubu tukaba tugeze ku ijuru rya kabiri. Ntaravuga ku ijuru rya kabiri, unyemereye ndashaka guha intashyo umuntu w'Imana uherutse kutwigisha hano kuri Ayaloni, atubwira ku bintu bijyanye na ruswa. Umuntu utarumvise icyo kiganiro ndamwinginze asubire inyuma ashake inyigisho yitwa ruswa kuri Ayaloni. Mana yanjye we, mbega ukuntu nize iriya nyigisho, narayumvise nkajya nsubiza inyuma, akavuga nkibuka ahantu nanjye najyaga nshaka guha Imana bene utwo turuswa. Ariko umuntu w'Imana uri hano kuri Ayaloni, ndakwinginze iriya nyigisho ntigucike, twumve ruswa tujya dushaka guha Imana, kandi itarya ruswa ntibikunda. Ukaba wanze kwihana, wanze kuva mu mirimo ya kamere, ugashaka guha Imana ruswa y'ibyacumi, ugashaka guha Imana ruswa y'amasengesho y'urudaca, y'imirimo. Yatubwiye ruswa zigiye zitandukanye, ndabibakumbuje. Ahari uriya muntu w'Imana yumve ko mushimiye, yaranyigishije cyane, namwigiyeho ibintu byinshi. Yitwa Misago. Yitwa Misago. Hari n'ibindi bigiye kujyaho n'ubundi bikurikira biriya. Amen. I can't wait. Naramukunze cyane uriya muntu w'Imana pe. Nimwongera kubonana uzamunsuburize cyane, mubwire ko inyigisho ye yo kuri ruswa nayikunze, yaramfashije, narayiparitaje, nayihaye abantu batandukanye, mbabwira nti bene da, twirinde tutagwa mu mutego wo gushaka guha Imana yacu ruswa. Ntago irya ruswa, ntago ijya irobanura ku butoni kubera ibintu wayikorera. Petero niwe wavuze amagambo akomeye, aravuga ngo noneho menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha daboro, yarangiza agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Ntago ari uyikorera ibyo gukiranuka nyamara atayubashye. Ntidushobora kubicurikiranya. Banza uyubahe, ubone gukora ibyo gukiranuka, nayo izakwemera. Haleluya! Reka rero twinjire mu ijuru rya kabiri. Ijuru rya kabiri ndi kuriteguraho ni ibintu byinshi cyane, ku buryo ndimo ndasaba Imana ubwenge, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo tubashe kuvuga ibi bintu mu buryo bwedifiye ubugingo bw'abantu, kandi tutabahaye information nyinshi zitari ngombwa, ahubwo tubahe icyo umwuka yifuza ko tubaha tutarambiranye. Iri juru rya kabiri mu Gifaransa baryita le ciel astral. Ugenekereje mu Kinyarwanda ushobora kuryita ijuru ry'ibimurika, cyangwa se ijuru, sinzi niba iki kirere kidutwikiriye ari cyo bita isanzure, cyangwa isanzure ari univers. Donc ushobora kucyita ijuru ry'isanzure. Se ni Ikinyarwanda nashakishije ndakibura, ariko
ni ijuru rituyemo ama astre yose. Ama astre muri Bibiliya aho nagiye nyabona, nubwo astre zitandukanye, ariko muri Bibiliya nabonye ahantu hose bavuga kuri astre bazita inyenyeri. Iyo twebwe tuvuze inyenyeri mu Kinyarwanda twumva twa tuntu duto tubona hariya ku bicu, ariko hari n'ibindi. Donc ni ijuru ry'ibiremwa bindi byose bituye bituye hanze y'isi, ni ijuru ry'ibimurika. Twabonye ko iri juru rya mbere turyita le ciel atmosphérique kuko riri muri atmosfere yacu y'isi, riri mu kirere cyacu cy'isi. Ariko noneho iryo juru ryo riri hanze y'isi, ntago riri mu isi. Nubwo rigira influence ku isi, nk'izuba n'urugero riratumurikira nubwo ridatuye ku isi. Izuba rituye uko niba mbyibuka hafi miliyoni 150 za kilometero y'isi. Iyo niyo distance idutandukanya n'izuba. Uturutse ku isi byagusaba ibirometero miliyoni 150, hafi aho 148 ndakeka, kugira ngo uzagere ku zuba. Rituye kure cyane y'isi. Ariko noneho izuba rikaba ariyo nyenyeri cyangwa se ari wo mubumbe wegereye isi kurusha indi yose, niwo mubumbe wa mbere uturanye n'isi. Ariko urumva ubwo buhanga bw'Imana, rituye mu birometero miliyoni 150, ariko niryo ritumurikira ku manywa. Imana ikazana iyo mirasire twebwe tukabona. Noneho niyo mibumbe yindi nayo iri hanze y'isi, noneho yo ituye kure y'aho izuba rituye, kuko izuba niryo duturanye kurusha ibindi byose. Ubwo rero iryo juru ushobora kuryita ijuru ry'ibimurika, ijuru se ry'indi mibumbe ituye hanze y'isi, ijuru ryo hanze y'ikirere cy'isi. Iryo juru rero reka turebe muri Bibiliya icyo Imana yari yararibabwiyeho. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2 ibice 4 umurongo wa 19, ijambo ry'Imana rirababwira ngo kandi rinda umutima wawe kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ibiri mu ijuru byinshi. Donc ntago ari bibiri gusa, si izuba n'ukwezi, si inyenyeri gusa, ahubwo ibyo bintu bindi Bibiliya iravuga ngo nibiri mu ijuru byinshi. Ngo kandi urinda umutima wawe kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshwa nabyo ngo wikubite imbere yabyo ngo ubisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanije amahanga yose yo mu isi. Nashakaga aka kantu kerekana ko Imana koko ubuturo bw'izuba, ubuturo bw'ukwezi, ubuturo bw'inyenyeri, ubuturo bw'ibindi byose biri aho hanze y'isi ibwita ijuru. Iravuze ngo nurarama ukareba ibyo ngibyo ukabibona, uramenya utazabyikubita imbere ukabiramya, ngo n'ibindi biri mu ijuru byinshi. None se ugira ngo umuntu w'inyama n'amaraso ashobora kwibwiriza abonye izuba ati reka ndipfukamire ndiramye? Cyangwa hari ikindi kintu gikorera muri iryo zuba kimubwira, kimureshya? Umwuka uri mu zuba umureshya, umwuka ukorera muri izo nyenyeri umureshya, uti ngaho pfukama hasi undamye. Mu by'ukuri ibi bimurika byose cyangwa ibi biri mu ijuru byinshi, nubwo byaremwe n'Imana kandi bikaba bidufitiye umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukaba tunabikeneye, ariko umwanzi yabyifashishije kenshi ngo areshye imitima y'abantu, ayikure ku Mana ayishyire ku biremwa byayo. Aho kugira ngo abantu bakomeze baramye Imana, bakareba uburyo izuba rimurika, bati iki ni igitangaza, Imana irituyemo tu, iyi ni Imana ubwayo, bakaba barayipfukamiye barayiramije. Mu by'ukuri ndagira ngo turebe niba koko ijambo ry'Imana ryita iryo juru, ryita iyo ciel astral, niba koko riyita ijuru. Iyo usomye muri Yesaya ibice byaho 13 umurongo wa 10, ijambo riravuga ngo inyenyeri zo mu ijuru. Hanyuma tukiranga wenda kugira ngo winjire ahandi, ubwo ni ukuvuga ngo iri joro rya kabiri tugezemo n'irya mbere twashoje, niho Pawulo yanyuze ajya mu ijoro rya gatatu. Uretse na Pawulo nayo niho yanyuze, na Eliya niho yanyuze. Kubera ko igituma mpise nzana Yesu nuko we yagiye bamureba, we bamubonye azamuka ibicu biramutwikira. Ndavuga baramubonye.
ndavuga Pawulo yahanyuze mu iyerekwa ubwo yaciye muri iri ngiri ry'isanzure twabonye ririmo biriya ajya mu rya kabiri ririmo iriya mibumbe yose ayo manyenyeri agera mu rya gatatu abona ijuru risumba yandi kuko igituma ahamya ko yageze mu rya gatatu nuko yabonye ayo yandi abiri arabizi neza ko ayabiri arahari niba yarayabonye niba mu ijuru rya gatatu barabimubwiye ariko nkurikije uburyo abivuga wumva ko arahamya ko irya mbere rihari n'irya kabiri rihari ariko we iryo yagiyemo andi yo yayanyuzemo ariko iryo yagiyemo bya nyabyo ni irya gatatu. aha nituhagera ku rya gatatu tuzareba ubwo tuzareba niba ijuru rya gatatu ry'Imana riri hejuru y'ayo ngaya uri buze kutwereka abantu baba baragiye basenga ayo manyenyeri bayabonamo iyindi Imana rurema wenda bakaba ariyo basenga izuba inyenyeri zindi cyangwa n'indi mibumbe murakoze cyane reka dukomeze nkunda cyane kwifashisha ibyanditswe byera kugira ngo abantu basobanukirwe ndagira ngo turebe koko niba aho hantu ubwo buturo bw'izo nyenyeri n'iyo mibumbe n'izuba niba koko Bibiliya ibyita ijuru. Muri Yesaya 13:10 ijambo riravuze ngo inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaga bwazo ntibizaka izuba rizijima rikirasa n'ukwezi ntikuzaka umwezi wako. aho ngaho Yesaya nawe arahamya ko inyenyeri ziri mu ijuru ngo inyenyeri zo mu ijuru agahita akurikizaho n'ibindi byo mu ijuru akavuga ngo izuba n'ukwezi ntabwo bizaka. icyo gihe ni igihe umwami azaba yagarutse yari ari kuvuga ku bihe by'imperuka. hanyuma umwanditsi wa Zaburi 19:4 iri jambo nahisemo kurivuga mu cyongereza kuko mu kinyarwanda ntago bisobanuka neza. haravuga ngo in heavens he has pitched a tent for the sun, ngo mu majuru ngo yahabambye ihema aribambiye izuba. izuba rifite ubuturo bwaryo mu ijuru donc muri iryo juru rya kabiri kuko izuba ntabwo ritumurikira riturutse muri paradiso rituruka aho riva abantu barahize barahazi ariko aho ngaho riva Bibiliya yihita mu ijuru. Gutegeka kwa 2:17 umurongo wa 3 ijambo riravuga ngo akagenda agakorera izindi mana warumbajije ngo tuze no kureba abantu bikubise imbere y'izo mana. dushobora guhera ku murongo wa 2 ariko reka nsome wa 3 kugira ngo bino bibanze bisobanuke ngo akagenda agakorera izindi mana akikubita imbere yazo naho ryaba izuba. ari kuvuga izindi mana yikubita imbere ngo naho ryaba izuba cyangwa ukwezi cyangwa ikintu cyose cyo mu biri mu ijuru byinshi. ya mibumbe yose turi buze kugenda tubona ni imwe mu biri mu ijuru byinshi. Imana yari yarabihanangirije kugira ngo ryaba izuba kwaba ukwezi zaba inyenyeri ngo ndetse n'ibindi biri mu ijuru byinshi. ntabwo Imana yashimye kubabwira ngo hari iki kuko yifite amazina ibyita ariko turaza kubona amazina abantu babyise kubera imyuka y'abadayimoni bakoreramo. turaza kubona uburyo abantu bagiye babyitiriye imyuka ibakoreramo yabahishuriye amajuru ituyemo. rero Imana ibabuza kujya bikubita imbere y'ibyo bintu. ntabwo yabibabuza kuko gusa ari izuba gutyo gusa oya ahubwo Imana izi neza imyuka ikorera mu kwikubita imbere y'ibyo bintu. Imana izi imyuka iri inyuma muri ayo majuru ishobora kureshya abantu kugira ngo abantu baze bayikubita imbere. ryaba izuba kwaba ukwezi ko si umubumbe ni satelite ariko niyo satelite yonyine iri naturere dufite hano ku isi ariko uko kwezi nako abantu baragupfukamiraga bakagusenga inyenyeri zitandukanye bakazisenga. tujya tubona amazina y'inyenyeri agiye atandukanye abantu bakagenda bahitamo gusenga inyenyeri runaka mu izina ryayo. hanyuma ngo n'ibindi biri mu ijuru byinshi. iyi mibumbe yindi yose isigaye ubuturo bwayo Imana ibwita ijuru. igitangaje rero gikomeye nubwo tutaragera kuri ibyo bintu ariko turaza kubigarukaho nuko iyo myuka ikorera muri ayo majuru hari igihe kigera Imana
ikayitugabiza ngo idushukashuke kuko twanze kumvira. Iki kintu abantu bakitondera. Aka kantu nashatse kwanga kukavuga, ariko reka nkavuge nkatsindagire, kuko abantu, kugira ngo abantu bige kubaha Imana no kwitondera ijambo ryayo, kubera ko iyo utangiye gutera umugongo umwuka w'Imana, Imana ijya yemera ko umutima wawe ushukwa n'indi myuka. Iyo usomye wadusomera yenda mu Batesalonike ba kabiri ibice byaho 2 uhere ku murongo wa 9 ugeze ku wa 12. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Urumva ko kuko bakunze gukiranirwa, banze gukiranuka, hanyuma ngo bizera ibinyoma, bo ubwabo bahitamo kwizera ibinyoma, ngo nicyo cyatumye Imana iboherereza ubushukanyi bukomeye cyane. Iyo myuka iba mu yandi majuru, buriya nta kintu gishobora kugera ku mwana w'Imana, nta kintu gishobora kugera ku muntu Imana itacyemeye. Iyo myuka nta mbaraga idufiteho ngo izi tugire uko ishaka, Imana itayihaye ubwo burenganzira. Ariko iyo twanze kuyumvira, igigira ikemera ko iyo myuka itugeraho, ngo ikatuzanira ubushukanyi bukomeye cyane kuko twanze ukuri. Mu gitabo cy'Abami ba mbere, ngira ngo Abami ba mbere igice cya 22 uhereye ku murongo wa 19 hari inkuru tuhasanga itangaje y'umugabo witwa Ahabu. Ahabu Imana yari yaramuburiye, Ahabu Imana yari yaramutumyeho inshuro zitagira akagero, ariko aho bigeze Imana iramurambirwa. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6 Imana iravuga ngo ntago umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu iteka, ngo kuko menye ko ari abantu b'umubiri gusa, bimye agaciro wa mwuka utanga ubugingo nabahumekeyemo. Ahabu ntako Imana itari yaramugize ngo akunda yegera, ariko Imana, reka nsoma ayo magambo ukuntu avuga, ngo Mikaya aravuga ati Imana ahangaha noneho Imana yari irambiwe kuruhanya na Ahabu. Irangije umva amagambo yatumye Mikaya, ngo Mikaya aravuga ati noneho umva ijambo ry'Uwiteka, nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare abwira Moti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi avuga ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka. Usome muri Bibiliya yawe iri jambo umwuka uraza gusanga ryandikishije inyuguti ntoya, ntago ari umwuka w'Imana. Mu Cyongereza baravuga ngo then came a spirit, ni umwuka ntago ari the spirit. Haza undi mwuka ahagarara imbere y'Imana. 22 21. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati ninjye uzamushukashuka. Undi mwuka utari umwuka w'Imana uraza usaba Imana uburenganzira bwo kujya gushukashuka Ahabu, ngo ninjye uzamushukashuka. Uwiteka arabaza ati uzamushukashuka ute? Nawe ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati genda, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugira utyo. Niyo mpamvu Yohana wa mbere yandikiye abantu arababwira ngo ntimukizere imyuka yose, ahubwo mugerageze byose mumenye yuko biva ku Mana. Aya magambo tubonye ko Imana ubwayo, twari dusomye mu Batesalonike ba kabiri ko gukora k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, icyambere kuri n'ibimenyetso, kurimo ibitangaza, abantu bakunda ibitangaza, kurimo ubuhanuzi, kurimo ibimenyetso bisa n'ibivuye ku Mana ariko biturutse ku yindi myuka, biturutse mu mwuka wo gukora k'uwo mugome. Ngo kandi Imana nayo ngo yaboherereje ubushukanyi bukomeye kubera ko banze ukuri. Ndakwinginze ntuzigere uba mu ruhande rw'abantu barwanya ukuri, kuko nutangira kurwanya ijambo ry'Imana n'ukuri guturuka ku Mana, uzisanga nawe woherereje
yohererejwe umwuka nk'uyu Ahabu yohererejwe. Ahabu yari yarabwiwe ukuri inshuro nyinshi arakwanga, ngo noneho Imana igera ahantu ibaza iti ninde uzashukashuka Ahabu ngo kugira ngo batabare, maze abwira Moti Galeyadi ngo haza a spirit, haza NSP, haza umwuka ngo ahagarara imbere y'Imana. Aravuga ati ninjye uzamushukashuka, ngo nzihindura umwuka w'ibinyoma nyure mu bahanuzi be bose. Abo bahanuzi ni abahanuzi bari basanzwe bamuhanurira kandi yizeraga, ariko Imana iramubwira, abwira Imana ngo nzihindura umwuka w'ibinyoma nyure mu bahanuzi be bose. Hari ukuntu abahanuzi basigara bahagaze ku mpano Imana yabahaye, bakava ku birenge by'Imana, bakava muri presence y'Imana kandi bagakomeza bagahanura. Ndakubwiza ukuri, muntu wahawe umwuka w'ubuhanuzi ukwiriye kuwurindira muri presence y'Imana, kuko nutirimuka gato umwuka wagiye mu bahanuzi ba Ahabu bakamuhanurira agatabara kugira ngo abwira Moti Galeyadi nawe azakwinjiramo. Ntacyo urusha abahanuzi ba Ahabu, ibyababayeho byakubaho. Icyatumye bibabaho nuko bari bavuye mu kubaho kw'Imana, bikabasha kubaha influence, iriya myuka ikorera mu yandi majuru ikabasha kubagiraho influence, kuko twebwe abana b'Imana dutegekwa kuba munsi y'ubutware bw'umwuka uturuka mu ijuru rya gatatu, umwuka w'Imana. Ariko iyo bigeze ahantu tuvuye mu kubaho kw'Imana tukikundira ibindi binezeza by'isi, usanga tugumye aho ngaho, ariko imyuka yo mu yandi majuru itugizeho access. Iyo myuka Pawulo yigeze yayihanurira Timoteyo wa mbere ibice byaho 4, sinzi niba wahagera vuba ukahadusomera. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo waho wa mbere ukagera ku wa 3. Pawulo yahanuye iyo myuka kwizinjira mu madini, ikinjira aho abera bateranira, bakayikurikira bakayikunda. Timoteyo wa mbere ibice 4 kugera kuri 3. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana baziriza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Amen. Amen. Iyi myuka ituruka mu yandi majuru ariyo myuka Pawulo yita imyuka iyobya, yahanuye ko izinjira mu nyigisho tuzumva. Niyo mpamvu bene data ndagukundisha gufata igitabo cyera cy'Imana ukakibika mu mutima wawe, niko Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe bizagutera kuvangura inyigisho z'ukuri n'iziyobya, kuko inyigisho ziyobya ziza zinaryoshye, ziryoheye amatwi, zikuzamura, zikumvisha ko hari icyo uri cyo, zikumvisha ko uri mwiza, ufite imbaraga, uri umunyamaboko. Ariko Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo namwe nimumara gukora ngo mujye musubira inyuma muvuge muti twebwe turi abagaragu b'imburamumaro. Haleluya. Rero iyi myuka iyobya Pawulo yahanuye ko izinjira mu madini, uyu munsi irimo, iruzuye. Iminsi ya nyuma niyi dusohoyemo, birasaba buri muntu wese kurya inenge, kwitonda. Dore impamvu rero abantu nubwo iyo myuka iyobya niza bazayikurikira. Yasubiyemo aya magambo, yayasubiriyemo Timoteyo n'ubundi. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo waho wa 3 n'uwa 4 kugera ku wa 5, cyangwa turagarukira ku wa 4, haravuga ngo kuko igihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, kandi bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Nukuri Imana idutabare. Iyi myuka yakoze umurimo ukomeye mu itorero, iyi myuka yakoze akazi gakomeye, kuko Satani yaje yigize nka marayika w'umucyo, abantu barayoboka.
mu by'ukuri ijuru rya mbere turireba twabonye ko ari ijuru ririmo imyuka ikorera mu batumvira. Ni ijuru riduteza ibyaha, umuntu akabatwa n'icyaha runaka, ijuru rituma abantu batagira inyota yo kwihana. Za mbaraga zikorera muri iryo juru ni imbaraga cyane cyane ziri related ku byaha. Ariko iri juru rya kabiri ririmo imbaraga cyane cyane ziri related ku mikorere y'imyuka, zihuye n'imyuka y'ubuhanuzi, imyuka y'inyigisho, imyuka y'ubuyobe. Iri juru rya kabiri navuga ngo ni intambwe ya kabiri y'urwego rw'umwuka ku batumvira, kubera ko buriya hari umuntu w'umunyabyaha wibera mu isi, ariba, arisambanira, yikorera ibyaha gusa, ariko nta yindi contact agirana n'imyuka. Hari abandi bantu rero bo bagera ku rundi rwego, bakajya muri za meditation. Ese iyo bajya muri meditation ngo bazamutse, ngo bageze kuri karuma, abantu bari kujya muri za yoga bazatubwire muri iyi minsi. Uziko umuntu yicara akikonsantra akajya muri yoga, ngo akazamuka ngo akaza kwisanga ahantu agahura n'abamarayika. Iryo juru ujyanwamo na yoga mwene da, iryo juru ujya mutihanye, iryo juru ujya mutasenze, iryo juru ujya mutuzuye umwuka wera. Uraryumva utari ngo ugahura, ngo ugatangira kumva ngo amahoro araje, ngo ugatangira kumva ngo abamarayika ngo bari kuvugana nawe. Witonde. Umuntu w'Imana Pasiteri Musisi yatuganirije ku mudamu witwa Alice Bailey. Alice Bailey amutuganirizaho yatubwiye umusozi yagiyeho amara igihe ari en contact n'iyo myuka. Yagiye atangira ari muri meditation, ya meditation imugeza ahantu yavuyeyo yanditse ibitabo ntibuka umubare, ariko ni contact yagiranye n'iyo myuka ikorera aho hantu mu yandi majuru. Wari uzi ko abantu bajya muri ayo majuru bakaba bazi ko bagiye mu ijuru ry'Imana, ariko iryo juru ntago ari uko barijyamo. Ijuru ry'Imana rijyamo abera, ijuru ry'Imana rijyamo abantu bari mu busabane n'umwuka wera. Ijuru ry'Imana iyo uri n'uwaritemberezwamo nawe ubyiyumvamo. Mu by'ukuri ijuru ry'Imana ntago ushobora kuryinjiramo hatabayeho kwihana ibyaha. Imana yakoherereza marayika, Imana yaguhishurirwa. Abantu twagiye tubwirizwa mu buryo butandukanye. Hari ubuhamya bwinshi njya numva bw'abamizirima cyane cyane, nibo bakunda kuza ku Mana babwirijwe na marayika w'Imana. Marayika w'Imana akabasanga, akabigisha, akabereka. Benshi akunze no kubasanga hari imaka aho baba bagiye kuramya ibigirwamana. Imana ikahabasanga, ikahabikurira muri ubwo buryo. Ariko ikijyanye no kujya gutembera mu rurembo rwera, ikijyanye no kujyanwa mu ijuru rya gatatu, ni ukucyitondera bene data. Ntago ari ugupfa kujyayo gutyo gusa, ntago ari umuntu wese ubyuka ngo avuye mu ijuru. Twitondera imyuka ishobora kutureshya iturutse ahandi hantu. Umuntu w'Imana Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye itorero ibice 4, yatwigishije kutizera imyuka yose, yewe natwe ubwacu, kuko abo yabwiraga bari itorero. Arababwira ati no hagati muri mwe kwizera imyuka yose, ahubwo mugerageze byose mumenye ko byavuye ku Mana. Uribaza abantu ari kubwira nabera, ariko arimo arababurira ati nubwo mwamaze kwezwa n'amaraso mukaba muri mu itorero, mumenye ko iyo myuka ishobora kubataka mugashiduka muri gukoreshwa nayo mutabizi. Rero ikikujeho cyose, nawe muhanuzi, nawe werekwa, nawe ugira ute, urasabwa kugerageza byose ukamenya ko bivuye ku Mana. Tukiri aho ngaho Clarisse, urumva uri gusobanura ko muri iri juru rya kabiri harimo izindi mbaraga zo noneho zikorana n'ibintu by'umwuka mu mihamagaro cyangwa se mu mpano. Ubwo hari abahanuzi bashobora guhanura bakoreshejwe n'iyo myuka, nk'uko tubonye n'abariya bo kwa Ahabu byagenze kuriya, ndetse n'aha ngaha tubonye mu Batesalonika yuko Imana izabohereza iyo myuka. Aha niho nza kukubaza, ese muri iki gihe wowe nk'umuntu nkawe umaze gusa nkaho ugira irindi naribonye mu birebana n'iyobokamana, mu ijambo ry'Imana, mu mikorere y'Imana, waba hari ibyo uri kubona muri iyi minsi nk'abantu bafite iyo myuka bakorana nayo, ariko bo bashobora kuba batabizi? Icyo ni icya mbere. Kimwe n'uko bashobora kuba babizi, kuko hari abantu benshi bajya bagenda ngo barashakisha wa mwuka wera,
twagiye tubabona ari nabo twagiye duhura nabo tukabasengera, ariko kubw'inyota y'umwuka wera adakijijwe usanga ari mu mwobo, ubwo ndavuga mu buvumo, ari mu mashyamba akamarayo icyumweru, akavayo akajya kundi musozi, akavayo akajya mu mazi gutyo, ariko wamushakaho imbuto ukabona ntazo afite, mu minsi mike ukabona atangiye guhanura, ukibaza uyu muntu umwuka wera yuzuye ni umwuka w'Imana, ni umwuka wera koko wera, cyangwa wenda ni wa mwuka w'ibyo wawo handi wamujeho wagira ngo ni umwuka wera, kandi agatangira guhanura nta mbuto yigeze agira, agakomeza guhanura n'ubundi ntazo tumubona ko anacyameze kwa kundi ntigeze ahinduka na gatoya, ugasanga ubupagani bwose aracyabufite. Uraza kuduha ishusho y'abo bantu. Ikindi urumva hari n'aberekwa, kandi n'abapfumu njya numva berekwa. Umupfumu arakurangiriza ibintu byose akakubwira rwose. Ese umupfumu akoreshwa n'iyi hano mu kirere cya mbere, mu ijoro rya mbere, ni muri iryo joro rya kabiri, ari naho nakubwiye ngo uze kutwereka nibuza bimwe mu bihugu wabuze ibyaba byaragiye bisenga ibyo bintu, kuko nturatugeraho ngo tubwire ibiriyo, atubwiye izuba n'ukwezi n'inyenyeri, sinzi niba hari indi mibumbe wagiye uvuga ariko ntabwo uratubwira n'amazina yayo. None wowe nk'umuntu nkawe ugenda ureba abantu uburyo bakorana n'Imana, hari abantu nibuza wabonye baba bafite iyo myuka kandi bazi ko ari gukorera Imana, ese niki cyakubwiye ko ari ukuri ari iyo myuka ibakoresha? Urakoze cyane, umbajije ikibazo gikomeye cyangwa ibibazo bikomeye. Ndinginga cyane umwuka wera kugira ngo agusubirize muri jyewe, sinkubwira ibyo jyewe ntekereza. Icya mbere nifuza kubwira abantu ni uko kuba umuntu yuzuye imyuka mibi cyangwa se imyuka y'ubuyobe, kuba ubuhanuzi bwaturutse ku mwuka wera cyangwa ku myuka y'ubuyobe ntabwo bigaragazwa n'uko bwasohoye gusa. Bibiliya iravuga yego ngo icyerekana ko umuhanuzi ari ukuri nuko ibyo yahanuye bisohora, ariko ndakubwiza ukuri, iyo myuka ifite ubushobozi bwo kuguhanurira ibintu bigasohora, kuko ni imyuka. Nituvuga Satani tujye twibuka ko ari umwuka, ntago ari umuntu. Imyuka rero ntago doko imyuka ntago iri bloke mu mubiri, oya, iratembera ikajya ejo, igatembera ikagaruka inyuma, ikaba yamenya amateka yawe bakakurondora sinakubwira, kandi ari imyuka mibi cyane yabahanzeho. Urugero naguha ni abantu bitwa mu Rwanda numvise babita barangi, je nabumvise kuri radio rimwe numva bo bita bamarayika barungi. Bariya abantu barakurondora bakakubwira n'ibyo wakoze n'itariki warumiyeho mama wawe ibera uri konka, bakubwira ibintu byose byakubayeho. Abantu rero bashiturwa n'imyuka y'ubuhanuzi gusa, akaba yabyirukankira adashatse kwera kw'Imana kuri muri ibyo bintu, kuko bariya abantu iyo bitegereje banarondora ibyaha. Nicyo kintu gitangaje, barondora ibyaha mu buryo buteye ubwoba. Ariko watekereza imikorere y'umwuka wera n'ituze umwuka wera azana, mu by'ukuri Pawulo niwe wigeze yandikira Abaroma arababwira ngo umwuka wacu bwe ahamanya n'umwuka w'Imana yuko turi abana b'Imana. Iyo wageze ku rugero umwuka wawe ahamanya n'umwuka w'Imana, ntabwo ukeneye izindi mbaraga ngo wumve ko ibintu bitavuye ku Mana, ahubwo umwuka w'Imana muri wowe wumva bisunika, ntabwo abyakira atari uko ari bibi, kuko ndakubwira ko Imana ijya yohereza ubuhanuzi buvuga ibintu bibi kugira ngo abantu ahari babe bakwihana. Imana ijya yohereza ubuhanuzi buvuga intambara. Hari abantu bazi ko Imana ivuga amahoro gusa. Uzasoma ubuhanuzi Yeremiya yajyaga bahanurira, iyo abantu bagiye kure y'Imana, Imana ibabwira ubuhanuzi bukomeye. Niyo bari hafi yabo kandi begereye Imana, ijya ibahishurira ibikomeye byenda kuba. Niyo mpamvu Imana yivugiye ngo ntacyo nzakora ntabanje kubwira abagaragu banjye b'abahanuzi. Umwuka w'Imana arabishoboye, aranabikora rwose, ariko n'imyuka mibi ibyo bintu ijya ibikora. Ndashaka kukubwira ibintu bitatu umwuka w'Imana azana mu buzima bw'umuntu. Ikintu cya mbere, Bibiliya ivuga ko umwuka wera ari imbuto. Ni urubuto ruterwa muri wowe rugashibuka rukera izindi mbuto. Ikintu cya mbere umwuka wera azana mu buzima bw'umuntu ni imbuto z'umwuka wera. Niyo mpamvu bene data
Bibiliya itubwira ijambo rikomeye ikatubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kubera ko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ndakubwira ko iyo utarinze umutima wawe, icyaha ubwacyo ni umuryango mugari iyo myuka yinjiriramo, kuko ni ubwisanzure bwayo. Ntushobora gukomeza gukorana n'umwuka w'Imana uba mu byaha, ntibibaho. Ntushobora gukomeza. Njyewe nemera ko umuntu w'Imana wavutse ubwa kabiri ashobora gukora icyaha, ariko babyita kugwa mu cyaha, ariko ntibishoboka ko yatura mu cyaha, ntibibaho. Niba waravutse ubwa kabiri, turi mu isi wayigereranya n'ahantu imvura yaguye huzuye ibyondo, birashoboka ko mu kugenda muri bya byondo hari akagutarukira, ariko ntushobora kuba mu byaha ngo ibyaha bikubere ubuturo, ntibibaho. Yesu ntabwo yaba aba muri wowe ngo yisanzura agubwe neza uri mu byaha, oya, ahubwo bituma ugera kuri rwa rwego Bibiliya ivuga ngo ntabwo umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu iteka. Imana ikabona ko ibintu urimo n'uburyarya, ntabwo wigeze wakira Kristo, ahubwo uri kubivuga ku munwa gusa, ubwami bw'Imana bukuri kure, ikagukuraho umwuka wayo, kuko umwuka wayo ntuzaruhanya nawe. Ugashiduka rero kubera ko wakinguye umuryango w'umwuka, aho umwuka w'Imana avuye. Yesu atanga urugero rukomeye akavuga ngo dayimoni uwo iyo avuye mu muntu bisaba byanze bikunze aho yari arugira ikihasimbura, kuko ngo iyo avuye mu muntu ntamujya kure. Iyo asohotse mu nzu ngo akomeza kuyizerera inyuma, ngo yagaruka agasanga ya nzira akubuye imeze neza nta kindi kirimo, akajya gushaka barindwi bamurusha gukomera. Niyo mpamvu niba waracakiye ubuntu bw'Imana mwene da, bubemo wezwa. Bibiliya iravuga ngo wera nagume yezwe, bubemo wanga icyaha, ukizinutswe, ugiteye umugongo, kuko umunsi uzaha ingingo zawe ibyaha ngo zibikore, nibwo noneho uzaba uraritse ya myuka kuza kuba ahabaga impano y'Imana. Niho rero usanga abahanuzi b'Imana basigaye babwirwa n'iyo myuka, bagahanura ukuri kuvanze n'ibinyoma, kuko buri imikorere ya Satani ntago azana ibinyoma gusa, azana ukuri nka 90%, akavangamo akanyoma 10%, ariko ka kanyoma avanzemo niyo fondoma y'ibyo twizera, ku buryo nugahagararaho byose birahita bihenuka. Icya kabiri umwuka azana ni impano z'Imana ndetse n'intwaro z'Imana. Ibyo bintu uko ari bitatu, imbuto, impano n'intwaro, bitegerezwa kuboneka mu muntu wese wavutse ubwa kabiri uvuga ko yuzuye umwuka wera. Ikindi warumbajije ndumva nyibagiwe, ngo mbese hari abahanuzi bijya bibabaho cyane rwose, ugasanga umuntu yahanuye ari mu mbaraga z'Imana, ariko ageze ahantu atangira guhanura mu zindi mbaraga zirwana, mu zindi mbaraga zitukana, mu zindi mbaraga wumva amagambo aturuka muri we n'uburyo ahanura n'imbaraga ziri kumukoresha, ugasanga ni izindi mbaraga z'ubundi bwoko pe, ntago ari imbaraga Imana itanga, kuko umwuka w'Imana ni umwuka w'amahoro, nta n'ikintu Imana iguhatira gukora. Burya nakubajije ibibazo nka bitatu. Icya mbere ni ukutwereka niba hari abantu wowe ukurikije inararibonye ufite, ubona ko baba bafite izo mpano ariko atari impano z'umwuka wera, kandi bahanura, berekwa, barondora, bakoreshwa ibyo bintu byose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mbabarira mpite nsubiza icyo ngicyo kugira ngo iyo bibaye byinshi mpita nibagirwa, ariko wasobanura ute ukuntu mu matorero turi kubonamo abapasiteri buzuye imbaraga bita ko ari iz'Imana, barakora ibitangaza, barakiza abarwayi, baravuga ijambo rifite imbaraga, ariko inyuma y'ibyo bakaba aribo turi kumva muri skandari zo kurya amafaranga, kurya ingo z'abapfakazi, nibo basahuye abantu, basenye ingo, kuko umugore arakorwaho agatanga biriya atabyumvikanye n'umugabo, ukabona habuzemo gukiranuka no gutera isi umugongo mu bintu bari gukora, ukabona barabikora mu buryo bubabwiriza iby'isi, ariko nyamara butabegereza ijuru. Ibyo bintu wasobanura ute imbaraga zibaho ubushobozi bwo kumanipira abantu kugera aho babaha ibyabo byose, batarinze banajya inama n'abo bashakanye? Nta zindi mbaraga zibiri inyuma, kandi mu kwigisha ukumva yeyeyeye biraryoshye byahatari, hazi ikimuga agahita gihagurutsa rimwe kwa rimwe, akaguhanurira ukumva ibyo ahanura urahamanya nabyo uko ahereye mu mateka yawe, ariko washaka mu mbuto. Niyo mpamvu mvuze ibyo bintu bitatu umwuka w'Imana azana, ni imbuto, nizo zibanziriza byose, impano ndetse n'intwaro, kugira ngo uwera wese abashe kwirinda.
ndumva ari uko nagusubiza. ubwo niyo shusho duhaye y'abantu bakorana n'izo mbaraga zindi. Niyo shusho natanga ngira n'inama abera bisumba byose, kugira ngo ntitugashakire Imana mu mpano daboro, tubanze dushakire Imana mu mbuto z'umwuka wera. hari abandi waruvuze abarangi, ubwo nabo bakorana n'iyo myuka n'ayo manyenyeri wari umuravuga. Bo bakorana n'iyo myuka ku rwego rwo hejuru, kandi bo icyo mbakundira baranabyemera. Uzasanga ibintu byabo byinshi bavuga abamarayika aho kuvuga Imana. Ubundi bo bavuga ko abarangi nyine, abarangi ni nabo bacwezi, kandi akaba ari ba bamarayika bavuye mu ijuru. Bo bavuga ko ari abamarayika b'Imana bera, ariko ni ba bandi bamanukaye na Satani ubwo yirukanwaga mu ijuru, nibo bakorana nabo. Hanyuma akandi nari nkubwiye gakomeye, wenda reka tube tubasubize kuko tuzabigarukamo ibintu by'imyuka ikorana n'abantu bitirirwa izina ry'Imana. Hari ikindi wari wabajije kijyanye n'abapfumu, ngo mbese abapfumu bakorera mu ijuru rya mbere cyangwa irya kabiri? Nk'uko twabivuze, ijuru rya mbere ni ijuru rijyanye n'ibyaha byizingira ku bantu, n'imyuka irehereza abantu kujya mu byaha, ndetse n'imyuka ituma abantu batabivamo, bwa bubata bw'icyaha kikakwizingiraho kabisa, hahandi ubyuka urahira Imana iti noneho Mana numva barira irya none ntabwo nzongera pe, ukanga ukongera ukabyisangamo. Icyo nicyo kirere cya mbere. Ariko ikirere cya kabiri kijyana noneho n'impano wakwita iz'imyuka, kijyana no gukora kw'imbaraga nk'uko Imana yatanze imbaraga z'umwuka wera. Ikirere cya kabiri cyangwa ijuru rya kabiri ryo turisangamo imbaraga z'imyuka, imbaraga z'ibitangaza, imbaraga z'ubushobozi. Ninginga abantu ngo kuba biturukaho mumenye ko atari uko Imana yitabikora, Imana nayo irabikora, ariko nk'uko umuntu w'Imana Yohana yatubwiye mu bice 4, twe kwizera imyuka yose. Imana irabikora koko kuko irusha ibyo byose ubushobozi. Ariko hari abantu buriya naje gusanga gukizwa n'ubuntu, ariko kugira ngo noneho wegerane n'Imana, kugira ngo ukure mu byo wizeye, biragusaba igihe. Hari icyo ugomba kwishyura, hari igiciro cyitwa igihe. Nukizwa ntuhe igihe cyawe Imana, ntujye mu ijambo ry'Imana mu gihe cyawe ufite, ukaguma witwa ngo naravutse ariko sindi gusoma ijambo ry'Imana, sindi guspendinga my time in prayer, sindi kuba ku birenge by'umucunguzi. Umenye ko wafunguye inzira y'umwuka, ushobora kwisanga hari indi myuka yanyuze muri ya nzira wafunguye. Sinzi niba iki cyumvikanye. Ijuru rya kabiri ni ikirere kirimo imbaraga z'imyuka, imyuka iha abantu guhanura, imyuka iha abantu gukora ibitangaza. Iyo wumvise ngo pasiteri runaka ngo yagiye kuzimu bamuha imbaraga z'ibitangaza, ni muri iryo juru nta handi. Aho ngaho niho hari gukora mu buryo bw'ibitangaza na manifestation y'imyuka. Noneho hakaba na ya myuka itera abantu bakarwara abadayimoni, ndumva abarokore benshi babizi. Umuntu ugasanga yari posede n'imyuka, bikaba ngombwa ko bamusengera kugira ngo habeho kubohorwa na Kristo Yesu. Wenda nkufashije aho ngaho, ubundi waruma igisobanuro cyo wari ugitanze kigaragaza umuhanuzi nyakuri. Uvuze imbuto z'umwuka wera, icya kabiri impano z'umwuka wera, hamwe n'iki? n'intwaro z'umwuka wera. Ibyo birahagije kumenya umuntu niba kuko Imana iri kumukoreramo cyangwa se umwuka uri kumukoresha niba ari wa Satani. Kuko nibyo nari nkubwiye nti niba umuntu ava hano akajya aho bita ku Kinzanye, ejo akarara akava akajya aho bita Samatare, akava aho bita Banguka ngo utabara, akava akajya ku Rusesamanza, akava akajya Kanyarira, akava akajya kuri Banguka ngo utabara, akava akajya ngo niba ari Kadeshi Baruneya, niba ari hehe, ariko aho hose ahora basanga yasaraye ijwi rwose, ijwi yararinize. Niyo yaba ari igitsina gore ugasanga ijwi ryarasare kwe kwirirwa avuga cyane, ariko wamushakaho za mbuto z'umwuka wera ugasanga nta na rumwe afite. Ni wa muntu w'umunyamarari, wa wundi utukana, wa wundi ukibeshya, wa wundi umunyamushinya, wa wundi wakubita n'ivide umutwe akawumena, ugasanga wamwesikora ukesikoroka, uzuka kwesikoka akaba gutwara amafaranga azakwishyura ejo bikaba birarangiye, ariko ukamusanga hariya ngareretswe, arahanuye, aravuga indimi, ukabona ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ku muntu
ukijijwe kandi ushaka gukizwa koko, arareba akamenya ngo uyu muntu koko impano zimurimo zirakomoka ku Mana y'ijuru n'isi, ni umwuka wera wazimuhaye cyangwa se ni umwuka wa Satani. Naho guhanura bigasohora, ibyo ni ibisanzwe. Muri sese twakora ikiganiro na Pastor Musisi yadusomeye niba ari mu Gutegeka kwa 2 ibice 30 na bingahe, aho twabonye ko ari abahanuzi bahanura bigasohora ko atari abahanuzi baturuka ku Uwiteka. Hanyuma Clarisse, wenda twihuse, ibi byo ndifuza ko tuzabisorerezaho kubireba, ntago tubivuze tubiciyemo kugira ngo turebe babandi birirwa bashakisha ngo ababahanurira aberekwa abagira gute, ariko byagera ku ijambo ry'Imana ry'agakiza bakanga kubyumva. Hakaba n'abahanuzi abo banyempano badakunda igitabo cyitwa Bibiliya, badakunda ijambo ry'Imana, uburyo hari n'ibyo ubereka muri Bibiliya akavuga ngo reka da, ngo hari umwuka wambwiye, ibyo umwuka yambwiye nibyo, ngo ugasanga ashatse gusimbuza umwuka mubwiye biri muri Bibiliya. Kandi niba ari umwuka w'Imana koko, tuzi ko umwuka w'Imana ari wandikishije ijambo ryayo, uwo mwuka si umurimo udahamaye n'ijambo ry'Imana kandi ari umwe wabyandikishije, uwo ni umwuka w'Imana. Ibyo rero tuzabigarukaho cyane, ahubwo ndifuza ko utuzamukira ukabanza kutwereka ibintu biri muri iryo juru rya kabiri, ari naho tuza kugaruka tukareba. Ndibwira ko iyo dusomye mu gitabo cya Danieli tubona mu gihugu cy'Abakaludayi Babuloni uburyo hari haganje ikintu cyitwa gusenga ibyo bintu byo muri iryo juru rya kabiri. Ndifuza ko tuza kwinjiramo kugira ngo dufashe. Hariho n'ishuri ry'Abakaludayi ryigishaga ibyo bintu n'Abadanyeli ngo babajyanyemo ngo bajye kubyiga. Ubwo rero ndashaka ko tugerera hejuru iyo rwose, tujyeyo urebe ibintu abantu basengaga Imana yagiye ibuza n'abantu gusenga, bikaba biri gukoresha abantu muri iki gihe, bikoresha abapfumu, bikoresha abitirirwa izina ry'Imana. Nigeze kujya ahantu ngewe rwose ngiye kwigisha, mbona harimo umumama yasiribanze, itorero yari risiribanze. Aracyego abantu baranangaza kabisa, sanga iryo dini yararisiribanze, mbega bamwemera nk'umuhanuzi umwe mu rwego rwo hejuru. Ari n'umuririmbyi muri korali, nawe president wa korali. Ewe wavuga ijambo rimwe, ya myuka igashaka guhita yumvikanisha ko yafashijwe cyane, kumva ari ugushaka kurangaza abantu ngo batumve ubutumwa bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ariko icyo kintu giye Imana ikinyongoreraho, ikimenyetso giye Imana yampaye, yarambwiye ngo muhamagare akwegere. Ndamuhamagara, irambwira ngo umukoreho wumve. Namukozeho numva afite imbaraga zimeze nk'iz'amashanyarazi, afite imyuka mibi yayindirenze, kandi abavuga mu ndimi buri kanya hanura. Umwigisha yigisha ari gutera haleluya nyinshi cyane ngo yafashijwe, ariko ari bwa buryo bwo kugira ngo bakomeze kurangaza umugeni wa Kristo, ye kwita ku ijambo ry'Imana ahubwo yite ku rusaku rwe n'ibyarimo. Rero nk'uwo nawe ni umuhanuzi, ariko si umwuka umukoresha ni uwuhe? Tuguhaye ikaze, komereza aho ngaho rwose. urakoze gutanga urwo rugero. Unyibukije ahantu hamwe nigeze kujya gusengera, hari igiterane cyiza cyane, naragikundaga cyane icyo giterane, ariko baza gutumira umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana. Kuva ku munsi wa mbere uwo muntu naramwumvaga nkumva hari ikintu ntari gushyikira. Aza rero kugera hagati, ageze mu masaha ye yitaga yo guhanura, arampagurutsa. N'ubwa mbere ibyo bintu byari bimbayeho, ku experimentinga ko umuntu ukorana n'imbaraga z'Imana. Uwo muntu yarampagurukije mu iteraniro, wumve ko ni idini rinini cyane, abantu wenda bahazi bahita bahamenya, reka ne kurivuga. Ariko yarampagurukije muri iryo teraniro, arangije atangira kumpanurira. Mu kumpanurira yahereye mu bintu nanjye nzi neza koko, arangije araprojeta, ahanura n'ibindi biri imbere.
ariko mu kumpanurira atangiye kuvugana nanjye nagiye kumva numva wagira ngo ni nk'ikiganza kindiho kirimo kinsunika neza umugabo ambuza amahoro nkumva arashaka kunkubita hasi kandi ari hehe ari kuri podium hariya imbere nanjye ndi inyuma nitunegeranye habe ngo ariko neza umugabo aransunika numva ngiye kwikubita hasi pe ndavuga ni Clarisse dore igihe cyo gusenga yahanuye ndimo mvuga ni myiza izina rya Yesu nta mbaraga zose z'umubi zankubita hasi nani mu izina rya Yesu ndahamagara imbaraga za Kristo watsinze akabanesha uyu muntu ntari bunkubite hasi noneho hari umuco niho nahise nsobanukirwa ibintu bibaho hantu aho hantu hari umuco yuko iyo mugabo atangiye guhanura wahagurukije ngo amuhanurire aba protokole bahita biruka bakamujya inyuma kuko byanze bikunze aragwa pe ibyo bintu nkaba narabipingaga byo kugwa twirirwa tubivugaho nabo twajyanaga turati reka biriya bintu si bo bambwira bati umwuka yakugusha da nanjye mvuga nti sinumva ukuntu umuntu bamuhagurutsa nta badayimoni afite donc ari ibintu twirirwa ariko nahise mbumva uwo muntu yaransunitse yamanuriye nanjye ndimo nkubita imitwe gutya nshaka kugaruka nsunika kandi nyine urabona utubaraga nigirira uko tungana unkozeho nshaka guhita ngwa ariko yaransunitse niho nahise mvuga nti burya imbaraga z'umwuka wera ziri muri twe zirakomeye zagutangira ntugwe imyuka mibi yakwatatse uwo muntu sijye wabonye noneho ikintu cyantangaje sijye yari arimo ahanurira noneho kugira ngo njyewe ngwe umugabo wari undi inyuma yaje nyine muri baba protokole bahita biruka baje kugusama ngo utagwa yenda ukambara ubusa ngiye kubona mbona uwa mbere arirenza araguye yamaye nanjye ubwo ntangira gukebuka ndeba inyuma ibintu biri kuba umugore wari umuri ruhande arirenga baraguye kandi ibintu hano birakaze kabisa ndavuga nti mana yanjye umpa imbaraga irya none mbona uko nsohoka ahantu sinzongera kuza kurira ku meza y'abadayimoni mu izina rya Yesu Imana yaramfashije aho hantu mpava atankubise hasi ndangije nditahira ariko aho hantu nahigiye gukora kw'abadayimoni uzi ko umuntu agusunika ukumva wagira ngo koko arahara kuri imbere kandi hagati yawe nawe harimo intera ibi birasaba ko tubyiga twitonze cyane kuko iki kirere twagezemo ndumva iri joro rya kabiri rikaze aha niho tugeze hakomeye cyane Bibiliya yagarutse kuri iyi myuka uburyo ikorana n'abantu mu isi iminsi yashize jyewe Imana yaranyisangiye nari mvuye gusenga ndaryama bigeze nka saa 9 z'ijoro ngire inzozi mbona nsubiye ahantu nasengeraga ngezeyo numva ijwi rirahamamagariye muri izo nzozi rimaze kumpamagara rirambwira ngo rarama urebe hejuru ndararama ndeba hejuru mbona mu kirere cyakure cyane nimvuga ikirere ubwatukukira byumva ndabonaga ari ikirere cyakure mbonayo inyamaswa ngira ngo abadukurikiye bazi inyamaswa yitwa dragon urayizi Karari drago cya kiyoka bibiri yivuga aha nakibonyeyo nkibona n'imitwe 7 mbona amaso 18 ninge arimo arareba cyandebanaga umujinya n'uburakari ntabona uko mbivuga ubwo baburanyica cyane mu gihe burimo kunyica numva ijwi rongera rampamagaye Arike ni Karame ubonye iki ndavuga ndi kubona ikintu kimeze nk'inzoka gifite imitwe 7 irambwira ngo icyo kintu ubonye ni cyanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani rimaze kubimbwira arambwira ngo noneho tereza amaso urenge icyo kiyoka ukomeze urebe ngo hejuru yacyo ngeze hejuru yacyo mu kirere nanone cyakure unahise mpabwo ubasha bwo kurenga amaso yanjye arareba arakirenga mbona mu kirere cyakure ni ifesi y'umuntu harabagirana uburyo kurebamo byarananiye hanyuma mpabwa ubushobozi bwo kureba mu mboni ze ndebye mu mboni ze mbona ari kundebana amaso y'imbabazi imbabazi ntabona uko nzivuga yandebeshaga amaso y'imbabazi birenze urugero ngiye kumva numva arongera arampamagaye Jarike ni Karame mfukama usenge mfukama ndasenga muri iryo yerekwa nyine cyangwa se kambyita inzozi ko nari ndyamye ndapfukama ndasenga
mu gihe ntangiye gusenga nkabona mu kanwa kanjye harasokamo utuntu tw'udushirira, tukazamuka ntureba. Uko turi kuzamuka nkabona cya kiyoka umutwe ugize gutyo ukaba uratumize. Nasenga utundi tuzamuka nkabona n'undi mutwe uradufasha uratumize. Nasenga nanone nkabona undi mutwe uradufasha uratumize. Birancanga. Noneho wa muntu wandebeshaga amaso y'imbabazi, mbona ijisho rye ririmo kugenda rikara kugeza ubwo andebye igitsuri, mbona igitsuri kundeba kiraruta uko cya kinyamaswa cyandebaga. Ubwoba burangica muri cyo nkora. Noneho mu gihe mfite ubwoba nkiri muri iyo situation y'ubwoba bwinshi, ndi kwibaza ni iki nakora kugira ngo ubu buntu buri kumvamo bumugereho. Numva rongeye arampamagaye, Jean-Luc Karame, wabonye neza yuko amasengesho yawe atari kugeraho ndi? Nabibonye. None se ni iki nakora kugira ngo kiriya kintu cye kuyarya? Yambwira ngo uko niko abantu benshi bari gusenga amasengesho bakayihera iriya nzoka ya kera y'umwanzi na Satani. Benshi bakavuga ngo ntibasubizwa, abandi ati genda asengeye, ngo kumva amasengesho yabo yose bayihera kiriya kintu. Niyerekwa rirerire, ariko nabajije impamvu y'ibyo bintu. Arambwira ngo ngiye kuguha impamvu ya mbere, basenga amasengesho y'imihango, ntabwo basenga nk'abantu bitaye kumenya uwo bagiye imbere. Babigize imihango, niba agiye kurya ni Imana ugeze ibiho umugisha, niba agiye kuryama ubane nangira ijoro akaba ari arahirimo. Mbega ni imihango gusa. Ayandi y'abakatolike batora ibiki byose, baba ndakuramutsa Mariya wuzuye n'Imana dawe uri mu ijuru, ibintu byo gutondagura amagambo bidafite umwuka. Kandi gusenga kwacu n'umwuka uduha ibyo dusenga, kandi nabwo tukamenya umwami tugiye imbere. Arambwira ngo mbwirire abantu ngo ubwo butumwa kandi bise ngutanga, kandi nazengurutse ahantu henshi. Mbwirire abantu ngo nibamenye uwabahamagaye, bamenye n'uwo basenga uwo ari we, kandi bamenye uwo barwana uwo ari we, ari ikiremwa cy'umwuka kandi gifite imbaraga. Ubambwirire ngo uko amasengesho yabo bayagaburira kiriya kintu ubonye iriya nyamaswa, niko igitsuri cyanjye kirushaho kubabaho cyane. Ubu rero hari abantu igitsuri cy'Uwiteka kiriho kandi agisenga, kandi bavuga ngo ni abakirisitu, bavuga batwumva barabyumvise, ariko niyerekwa rirerire kuko nahise mbwira amagambo yiyongera apfunika ubwo butumwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5:14, havugwa ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, kandi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mwibye umwami wanyu ashaka. Uwo murongo niwe yampaye. Abantu benshi babaye abapfu bazi ko basenga Imana, ariko bombe hari uwo bihera yamubyibuhije. Rero urumva kiriya kirere, niyo mpamvu nifuza ko iri juru rya kabiri turitindamo, tukareba abantu basenze babizi ariko bari gusenga ibiri muri iryo juru, tukareba n'abandi basenze batabizi kumbe barimo kwihera ibyo bintu byiyongiye. Kuko ndibwira ko wenda se nk'utobora nubwo utarabyinjiramo, watubwiye ko uzinjira no kuri iyi mibumbire iyo ngiyo wari watangiye no kuyivuga nayo manyenyeri. Bivuga ngo hari abadayimoni bitirirwa ayo mazina, ugasanga umuntu arasenga ari iyo myuka ari gukorana nayo, kandi ikamuha imbaraga, ikamuha impano, ikamuha ibiki, kandi atari Imana ibimuhaye. Urakoze cyane kubw'iryo yerekwa udusangije. Mu by'ukuri ndashaka gusoreza ku magambo dusanga mu Baheburayo igice cya 12, nzayagarukaho kugera turangije iyi nyigisho. Igice cya 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Umva impamvu. Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Buriya iyo dufashe ibihe byo gusenga tuba tuje kureba Imana, tuba dushaka kubona Imana, ariko ntushobora kubona Imana utejejwe. Nyamara muri uko kutabona Imana hari ibindi ushobora kubona. Niba uri muhanura utejejwe, umenye ko nta mwuka w'Imana uri gukorana nawe, kuko utejejwe ntago azabona umwami Imana. Niba wifuza gukorana n'Imana mu buzima bwawe, shakisha, nkunda aya magambo mu Gifaransa ukuntu bayavuga ngo recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
personne ne verra Dieu. Ngo la sanctification sans laquelle ako kantu naragakunze ngo mushakishe no kwezwa, kuko hatabayeho kwezwa ntihazabaho kubona umwami Imana. Hari umuvandimwe twakoranye umurimo mu butoya bwanjye, hanyuma Imana iza kumuha umugisha, akorera Imana mu buryo bwagutse. Ariko hamwe n'undi muvandimwe twajyaga tumusengera, tugafata ibihe byo gusengera ministeri ye, ariko habuzemo ikintu cyitwa imbuto. Hari habuzemo gukiranuka, abantu bavuga ngo uyu muntu w'Imana musoromyeho imbuto zatuma nera imbuto. Hanyuma twiyemeza, njye n'undi muntu w'Imana twari twarakoranye nawe umurimo, twiyemeza kugira ngo tumwegere tumuhugure, tumwegere tumuganirize nk'umuntu twakoranye. Ntabwo akiri ku rwego rwacu nyine, urabona hari igihe abantu batwarwa n'amatayitozi ukaba wagira ngo iyo titire ni Imana ikureberamo, ube apotre, ube arikibishopu, ube petit frère de Jésus, tous les titres zose ushobora kwiha nta nimwe ikanga Imana. Twebwe yadukanga tukakugendera gahoro, tukagutwaza ibitabo, tukagucira bugufi. Uwo muvandimwe tumugirira umutwaro, kuko twabonaga umuntu twasenganye, twariranye, twaririye uyu murimo arimo arimbuka tumureba. Hanyuma twemeranywa ko uwo muvandimwe amusanga. Yaramusanze atangira kumuhugura, aramubwira ati mwene data, ibintu byo gukorera Imana bigira imbuto zibigaragaza, bigira imbuto zibiranga. None uyu murimo wawe kurimo gukamura abantu nk'ukamura inyana, harya bakama ishashi, kurimo ukamura abantu urabasipizingamo amafaranga nk'ukama ishashi, ko ubutumwa bwawe bwose iteka buherekezwa n'amafaranga, kureba isi rwose uyikundishije umutima wawe wose mu buryo bugaragarira n'abakuyoboka ko bari kukuyoboka kugira ngo ukomeze ubabwire iby'isi, turajyana muri gakondo dute? Undi araceceka ati nyamara agenda ajya mu ijuru. Arangije hari ahantu bageze muri icyo kiganiro hatumye numva ko dushobora gusengera abantu, ariko hari abantu bamaze gukora amahitamo yabo. Yaramubwiye ati none kuzi ko ibintu ukora atari byiza, kuko ni umuntu uba mu masengesho cyane, ni iki gituma usenga cyane, uhora wiyiriza ushaka Imana kandi uzi neza ko ibintu ukora atari byiza? Igisubizo yamushubije ndagira ngo gisubize abantu bose bibwira ko imbaraga z'ibitangaza zose mubona mu rusengero zituruka ku Mana. Yaramushubije ngo ngomba gusenga cyane, kuko gusenga kuzana amavuta akazana amafaranga. Amavuta atarimo kwera aturutse ku Mana, ko ijambo ritubwiye ngo mushake kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko utejejwe adashobora kubona Imana. Mbese amavuta atarimo kubaha Imana, atarimo gutinya Imana, atarimo kugendera mu ijambo ryayo, ayo mavuta aturutse ku Mana. Cyangwa niba abantu watubwiraga bajya mu misozi bagatindamo, nta kibazo mfitanye no kujya mu misozi, na Yesu yajyaga ajya hiherereye agasenga. Ariko niba uri kuyijyamo utejejwe, ibyo uzahurirayo nabyo ntago ari Imana, ni imyuka yo mu yandi majuru. Mushakishe kwezwa, kuko utejejwe bidashoboka ko abona Imana. Imana iduhane umugisha. Imana igumisha cyane. Hanyuma ndibwira yuko twasoreza ahangaha, ubundi tugakomeza ikindi gice cya kabiri kuri iri joro rya kabiri n'ibiririmo, ari naho tuza kwinjira tureba noneho abantu bagiye basenga ibiririmo, ko ahangaha ho twaturi gusobanura buryo iyi myuka iriyo igikorana n'abantu n'ahangaha. Urakoze data ko ibi ngibi wabihishe abanyabwenge, ubihisha abakomeye bo mu isi, ubihisha mwami Imana abafite ubumenyi babashaga kubitanga nk'uko ubumenyi bwabo buri, ariko ushima kubihishurira twebwe abana batoya batuye ku birenge byawe mwami wanjye. Ndasenga mwami kugira ngo umuntu wese uhishuriwe iby'iri jambo agenda akora ibyaryo, yirinde cyane uko agenda, atagenda nk'utagira ubwenge, ahubwo acunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Iyi myuka turi kuvuga iri kurushaho kwigaragaza cyane, kandi abagiye hanze yo kwezwa bari kuyuzura
akabizana mu nzu yawe data. Ngaho ndakwinginze nyakubahwa, nyemerera utunganye umugeni, weza umugeni kandi umumurikire, umubere umucyo mwami wanjye, ko atari twe tuvuga n'ababwirwa mwami ntibumve ko ari twe bari kumva, ahubwo umwuka wawe akomeze yungura abantu ubwenge, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Clarisse, Imana igumugisha cyane. Reka dushimire abandi mwese mwarimo ku iki kiganiro, kandi turuhora tubinginga tubasaba ngo mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza, abagira n'abandi gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Mudufashe rero musharingira bene data bose ubutumwa bwiza bukomeze kugera ku mpera y'isi, twitegura umwami wacu ugiye kugaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza, amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti